urye ngiye mbwirirwe kuri pasika wariye wanyweye ndukunsiga yewe nagusiga ibyo wagahuye we ubundi vuye gucukura wese mbona inzara se zashizemo abigenje ute urabona nasa neza uko muze urabona nasa neza ego mwana tanira umwaka va muze ugomba kunkunda byanga bikunda harwo njyana umukobwa wawe cyangwa umukazana wawe none se kuri kwimanyagura nasa nakwimanyagura se uri kubitera njewe umva ubifate nkaho tutahuye nkaho tutaze rwose wumve ko ari nk'inzozi wenda wumve ko warose rwose Yesu umva ya mukoro umva wowe vaya nkubwiye haleluya 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 Yesu wacu yatuvukiye Yesu wacu yarabute cyangwa yarapanye kuvuka no ku nadena ya mama yankinjewe nose kutambira icyo mama izo stress azitaga ndi kuyanagura wakoze mu biti wakoze mu biti kuri kwihanagura n'udutaka imeze nk'abana se urakambakamba iyo turi gukora ngo tubaga batoya ese ko ibitwenge byakwiye ibitwenge ko byakwiye uziyigi nziyigihe uziyigi nariyaye cyane muri izo nigenda nagukunze wose ntabwo rwose nakangiza umwanya wanjye ndagukunda ese si ubwa mbere duhuye niba ari ubwa mbere ubizi gute ko ngira amafaranga cyangwa ko ntabwo ngira amafaranga se niyo umuntu akurikira reka ntabwo umuntu akurikira yemuko ubu koko pe kuri pasi uramakaniye ahubwo se kuguhakanira gusa basi se wakubasha imana ahubwo se kuguhakanira gusa ndagukatiye ahubwo byumve neza byumve nuko ubushyira no muri ayo matwi yawe ntabwo bakaza kunsura musuramo ibiti se wowe yego ariko mani wenda ugere mu rugo urebe wenda imitungo ngira imitungo yawe nayo nshaka kereka biba ari irikote ryawe n'ibyo naguze amajerekani ejo bundi menshi mfite n'igitanda cyiza ubwo bikira mariya aha ubwo se ubwo urumva ayo mafaranga ariyo yatunga umuryango amajerekani se ni gusaba akantu wazenguruka nkareba ubu urabona umukobwa nkanjye ntabwo nari mbonye urabona umukobwa nkanjye turebe yawe nibeshe n'ubundi ko mbona ari umuhungu mugenzi wanjye uko muze urabona nasa neza ariko si umukobwa ubundi ari gucukura wese mbona inzara se zashizemo iki gisaza ni ikigori cye ntugusitara cyane muze ntugusitara cyane uzitara cyane uri umusambo se uzi gutanga keye nyanyanyanya urukunuka ntabwo ndi kugutuka nyanyanyanyanyanya bisobanuye iki ndinyo yemuko ushiraga n'isoni ntabwo nshira isoni muze ubu nje ndinyo umva nkubwize n'ukuri muze
ubunje urukumba namubonye yamuko ukunda ukabona ndinyo ahubwo sure aho kuri ninyo yamuko uri inyo y'ihene we ameze gusa n'ibikote bibaje ngo ni ikivumvuri kitahakura ubonye urukundo agatuza kawe kameze n'inuma nta kinuma ihaze kawunga taniro mwaka kuri hasi ako muze nuko uvuze nuko mvuze uburande byora n'umutara mwako nuko mvuze nuko buretse ini buretse nidurira hara mu muhanda ndagutarira ku kaguru ndagati yemuko njyewe ngo ugiye kuca kaguru ndagati wagaciri hangaha we umva ubwe muze ndakugubanya igozosi nje na muntu muzumenyera urukumva muze ngiye kukunomba oranyisha nta soni none nakwihisha akigoryo cy'umusaza ndakagorye ndakamara ntakaza ngaguhubanya igozosi nuburamumba niwabuze icyo kurya nakubwiye ko nzaga gukwezi kurangiye kandi umva imbere cyangwa mite ngugubanya igozosi meze nk'iry'umushushwe areba ariko sha ubundi kabi wanyu bose ari bazima wowe waziziki ukavuga ngo nge naziziki ubwo nagushikuramo ayo maso yameze nk'ay'imituri wajya waritiye inka ubwo mushura mukanye niba nanyama wabonye imbiziri nge umunsi naje ndiseriye umunsi uretse kukugubanya nta kintu nje ndakagorye ese muze urire bundi ukagira ngo uri umuntu ugasura myotsi ahubwo ndagasura myotsi none gasura myotsi uri kukwishyuza iki agasimba kagira amafaranga kamera zayo kajyanye jewe narakwibye ureba nk'inturo nyiranje narakwibye mukoro ariko se kandi mana we ntago ujye unyurwa gisaza ukuntu waje kuyansaba unsaba imbabazi none ndebe kunze kuyakwaka ukaza untera iseseme gusa wambye we muze ayo niba kunyuka he iki urazingase ukanshoboza iki ariko rukira mari none se ubu urukujya ngo ikaye reba hano ndikuvugana nawe we tanshinga hose muze wiyahuje ubugambo rutondekeranya ubutiku n'ubutiriganya ku bundi ariko none naje ndagukuba urankuba ndakunyuka nkujidure ndagufonyanga yemukomva imbere n'icyanjye muze navuze ko uyu munsi naje ariko se wajuje ntabwo nakubwiye ko amafaranga nzaga waguha gucumwe njyewe niba ntabwo mfite se njyewe nganyikorera unjane nyikorera unjane urye ngiye mbwirirwe ariko simwe amafaranga ibiceri 300 murima nibyo uguhandira gahanga urye ngiye mbwirirwe kuri pasika wariye wanyweye urukunsi yewe ndagusiga ibyo ndawagahuye we nagende ko bampereza amana 500 kuramo mereza izo nkweto ariko si wa mukobwa wamvuye ariko si wamvuye asiye mboba mukobwa ariko si urambaza icyamukuru urazimba cyamari ureka kumurutiye nkone kuramo muze yemwe urashaka hiki muze kuramo urashaka hiki mukobwa urashaka hiki uyu munsi kagiye kagasaza kagiye hera mva dakanomba natujye kavuga kagiye hari bana we ningafata ariko ndagacucuma numva mva ndakagaburira ibikene ntago kabizi ndakica ariko urabona wancobo ariko uri he ko nakumva uri he ndi hano mu biti uri mu biti ndi hano mu biti reka nzasha unsanga hano hishi ibeshuze agasaza we aho ndakwikiye yemuko ndakwiyama aho ngo yihishe rero kurudukayo
Yemuko utamirika ahantu. Urudukawe kuneza. Ntago manutse. Manuka kuneza. Ntago manutse. Manuka kuneza. Yemuko utamirika muri imanga. Manuka kuneza mze. Ndakwicira hano nabikubwira. Manuka. Manukayo. Kubita nuruha nta kibazo ihaza. Manukayo. Yemuko utamirika ahantu ari. Manuka rero. Ariko suri kumanu niwe ncakwitahira. Manuka. Ariko umuntu nubwo wakwiyuba kuri pasika ngo uvuga ngo ngiye kwiyuba. Yesu yanzukiyemo. Akanzukiyemo ndumva njya kwishuza abafitiye ideni. Yemuko waretse ni. Kuki umuntu aba ari kuvuga ukirwa? Ariko nakubwiye ko ndakwishura kurambi. Kwambara sandara nariye mabe. Napfuye n'ubundi Ipfa mbibone. Pambibone bande deni ufite ryarangiye. Ipfa. Kubukirwa n'ubundi mbibara kukindi. Ukindi mideni. Kudapfaza. Cicara gepfase. Ipfa baho. Zama ngiye kumanuka. Manuka rero. Jafafo. Kanze manuka. Mana koko. Wagire bantu ngabanga ukabavana mu nzu ukabica baga. Imana nange kunda abanyamadeni. Abanyamadeni. Abanyamadeni hamwe. Hamwe. Ukumva urutoki we.